ariko ubukwe bukaba mukereka ababyeyi ibirori yego. ngira ngo muri kubyumva rero dukure amaboko mu mufuka dukore akazi kose n'akazi. Yego ateye umucanga ariko nabwo mfite ibyiringiro nk'umukozi w'Imana ko umucanga uzaterwa kandi yego. Umucanga nawe twabonye Imana ishimwe yego. Binjiyemo fondasiyo rw'ikishyiraho umunsi size uwo munsi bashyizemo fondasiyo turaharara. Fondasiyo uzi bwo wawe fondasiyo ntabwo wahakinga. Fondasiyo urumva nta n'igisenge kiriho. The testimony cyangwa se ubuhamya ukuntu wabaye muri iyo nzu izuba rikakubira imvura kandi amazu ahari yo mu cyaro amazu yari ngiye kugusuhuza ukurikiranye Chapa Entertainment. Uyu ni wa mwanya wacu rero tuba dufite abatumirwa tukabaganiriza bakagenda batubwira ku nkuru incamake ndetse n'impano bagiye bafite. Uyu munsi rero twaganye mu murenge wa Mugina, akagari ka Kabugondo, intara y'Amajyepfo, akarere ni Kamonyi. Uyu munsi rero ngira ngo muri kubona umutumirwa wacu araje twibwire, ariko ku mazina muziho bamwita Dawidi. Dawidi bimeze biti? Sava. Meze neza? Turashima Imana. Turakwakiriye kuri Chapa Entertainment kugira ngo uyereke abanyarwanda. Yes, murakoze cyane kunyakira. Okay, watangira twibwira. Yego, nitwa Mazimaka Ernest, abantu benshi banzi ku izina rya Dawidi. Nkuko bivuze ntuye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ni Kamonyi. Yes. Dukomeze nta kintu bitwaye tuganire. Numvisha mu mazina umbwiye yatandukanye nayo tuzi. Dawidi ryaba ryaraturutse. Dawidi rijyanye n'uburyo ndi umukozi w'Imana, ndi umubwiriza butumwa bwiza, ryavuye rero mu buryo bwo gusenga, niho iryo zina ryavuye, naryiswe 2:7 n'iryo zina ryaje. 2:7 ari umukozi w'Imana. Yes. Na n'ubu aracyari umukozi w'Imana. Cyane ntabwo ari 2:7 gusa, nakijwe kuva 9 na 7 no nabatijwe. Kuva icyo gihe n'ubu ngubu ndacyari umukozi w'Imana. 9:7? Yego. Nahita nibaza umuntu ari kukureba akabona agasura kameze neza, akabona umeze nkaho ukiri nyine mu myaka mikeya. Yego. Ukaba wiza ngo 9:7 ufite imyaka ingaho ubwo ngubwo? Urumva nari makuru ko nabatizwa muri 97, nari ndi mu myaka igeze muri 17 gutyo. 17? Yego. Natangiye ikibazo cy'amatsiko ngo ufite imyaka ingahe? Iri muri 43. Ntabwo umuntu yabimenya wagira ngo 18 gutyo. Oya, ndakuze. Yego. Hanyuma se yego, ibintu by'Imana no kuba umuyobozi ubihuza gute? Urumva buriya mu buzima busanzwe dukora ibintu bigiye bitandukanye. Ikintu cyose ugiharira umwanya wacyo wo kugikoramo. Nimba ari igihe cyo kuvuga ubutumwa, ugira igihe, n'igihe cyo kujya kwemusinga cyangwa gufasha abantu mu makwe, nabyo bigira igihe cyabyo rero, ariko byose tugerageza kubimanaginga kugira ngo tubihurize hamwe kandi bikagira umusaruro mwiza. Mu rubango akazi kawe kaguteze mu buzima bwa buri munsi n'ubuyobozi n'ijambo ry'Imana cyangwa? Byumvikana ko no mu buzima busanzwe mfite akandi kazi nkora, nubwo mva afite iyo myaka, ariko ngerageza no kunyonga igare ku buryo umuryango ubaho. Byose rero ngenda bifatanyiriza hamwe nta kintu bitwaye. Ni ukuvuga ngo nahita nibaza. Yego. N'ubundi Dawidi nk'uko mubibona dusanzwe tuziranye, naje kumusura ariko kandi wakoze kutwakira. Urakoze cyane. Hari igihe twari turi ahantu ushobora kuza kuhibuka simwa ko babwiye. Yego. Ariko mbona kuko urabambwiye ko akagaruka Nyombe. Yego. Mbona baguhaye ibintu by'amashyese ariko harimo agasembuye, ubwo navuga inzoga. Yego. Mbona urabyanze. Kandi abandi n'abarokore tubuzaranya benshi b'abanyonzi byo barabitwara. Yego. No kubera iki akazi ugahuza n'imyizire? Birumvikana buriya twebwe imyizire yanjye ishobora kuba itandukanye n'iy'abandi, buri muntu wese afite ukwizera kwe, ariko kwanjye ko nakubwiye ko ndi umukozi w'Imana, buriya akenshi iyo uri umuntu uhagarariye abandi biba bisaba ko uba inyenyeri. Kuba inyenyeri rero nuko iby'abandi bose bakora si ibyo ukora, ahubwo ukora ibitandukanye kandi bitari buze kuba ikibazo muri sosiyete, ahubwo bishobora gutanga ubutumwa bwiza muri sosiyete. Niyo mpamvu mbikora gutyo, niyo mpamvu rero wumva abandi bashobora gutwara izo nzoga ariko njye sinzitware, nuko ariko nizera, kandi buri iyo uyoboye abandi babisaba ko uba intangarugero. Yego. Nanone niko mbyumva. None se Dawidi akabazo k'amatsiko karame, ubu ngubu wenda bibaye ngombwa ko ariko kazi konyine gasigaye kugutwara inzoga kunyonga wabirika? Ndabyumva, buriya twebwe ntabwo tubeshwa nuko
twatwaye amakesi tubeshwa nuko twakoze twakora n'ibindi. Umishe ko nakubwiye ko nyobora amakwe DMC, njya kubwiza ubutumwa, twanahinga ariko ntabwo gutwara inzoga nabikora kugira ngo mbeho, oya nabyihora ahubwo ngakora ibindi. ngira ngo muri kubyumva rero ko imyizerere ari ikintu gikomeye cyane, niba ugiye mu kintu kijyemo. David rero buriya buri muntu wese agira inkuru ye, Yego. niyo mpamvu twaje kugusura ngo tuganirize ku nkuru yawe. Ese winjiye mu gakiza gute? Ese winjiye mu MC gute? Yego. Ubuzima bwawe bumeze gute? Ese uri ingaragu cyangwa ufite umugore? Nibyo reka bizanye twibwira niba uri ingaragu, hanyuma duhereho n'ubuzima, inkuru yawe y'ubuzima. Ntabwo ndi ingaragu uko tubyumva cyangwa se ko mubibona. Deja mwasanze mu rugo, ntabwo muri kure yo mu rugo, muri hafi yo mu rugo. Buriya niyo mpamvu nkunda kuvuga, nkunda no kujya kuri YouTube kuganiriza abantu, hari ibyigisho mfite ku ma YouTube, ariko buriya kenshi iyo ndi kuganira n'abantu tuziranye biba ari byiza cyane. Niyo mpamvu rero njye ntabwo ndi ingaragu, ahubwo ndi umugabo ufite umudamu n'abana 3. Aha mwasanze ni mu rugo rero, ntabwo ndi ingaragu ahubwo ndi umubyeyi cyangwa se ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana 3. Yego. Hanyuma inzira yawe gutangira ibintu by'agakiza byagenze gute? Njye ntangira gukizwa, nakijijwe mbere ya Jenoside. Mbere ya Jenoside niho nakijijwe kubera ko 93 papa niho yapfuye. 94 Jenoside yabaye ndi mutoya, ndi hagati y'imyaka igeze muri 7. Hanyuma njya kubaho mama yabaga, hanyuma birangiye mama aza kumurokore, nanjye ndamukurikira, umva nari nkiri umwana mutoya, njya muri Kure Dimanche, nkurira aho ngaho kamvuge ngo mu by'idini, nkura mu idini, ndibamo mama apfa mu 2000 nawe, sigara aho ngaho ndera barumuna banjye bageze muri 3. Ndakura 2003 njya kuba kwa data wacu ahita mu Gatenga, kugera uyu munsi wa none ndacyari umurokore. Inkuru yo gukizwa kwanjye ntabwo nakijijwe ari uko hari ibindi, ahubwo nakurikiye ababyeyi uko nabonaga bakijijwe, nanjye ndakizwa, ingira n'umugisha mbikuriramo, sinabigendamo nabi. N'uyu munsi wa none ndacyari umurokore, kandi ndibwira ko nkiri umurokore mwiza. Yego. Ariko hari akantu niyumvishemo ngo papa yarapfuye tujya kubaho kwa mama. Yego. Bivuze ko papa we na mama ntabwo bari kumwe, bari baratandukanye. Urumva igihe cyaciyemo baratandukana. Papa ashaka undi mugore na mama ashaka undi mugabo. Yego. Muri ubwo buzima bwo kubutabana n'ababyeyi byari bumeze gute? Urumva ntibwari bworoshye, byasaba ko ari ubundi buhamya burebure, ko ni ubuhamya byo twazabishakira n'umwanya, ariko urumva n'ubuzima butaba bworoshye. Kujya urumva aho mama yagiye gushaka, nagiye kuhaba Jenoside, nyuma ya Jenoside 94 niho nagiye kubaho mama yari ashatse, kugera 2003. Urumva n'ubuzima butari bworoshye bwo kurera abandi bana b'imfubyi ari batoya, nawe uri mutoya, ariko mbubamo kugera 2003. Hanyuma 2003 nza gushaka ubundi buzima bwo kubaho ukwanjye, barumuna banjye nabo ukwabo, mbaho ukwanjye kugeza uyu munsi wa none. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abana n'umudamu. Waza kwibaza ngo ese warishingiye cyangwa warashingiwe? Narashingiye kuko ndi umukozi w'Imana. Urumva icyo gihe cyose ntabwo nigeze nsubira inyuma, nakomeje inzira y'agakiza kugeza na n'uyu munsi wa none. Ndacyari umurokore kandi ndibwira ko nkiri umurokore mwiza. Twakwibaza ngo muri ubwo buzima bugoye, yego, abo bana ese waje kubarira gute? Byari bimeze bite? Ese waje gufata umwanzuro wo gushaka gute muri ubwo buzima? Yego. Urumva mu kubarera nabareze nanjye ubwanjye nari nkeneye kurerwa. Buriya ubuzima tubamo bwo mu isi, ukaba nta wundi muntu wo kukurengera ufite, ari Imana yonyine, nawe mugomba kubyitwaramo kandi mukabyitwaramo kigabo. Hanyuma yo kubarera, mbana nabo ndabarera. 2003 ntandukana nabo, urumva twavukanaga kuri mama ariko tutavukana kuri papa. Baguma muri famiye y'iwabo, njya muri famiye y'iwabo papa, nyibamo. Ariko urumva n'ubuzima butari bworoshye kuko bwari ubuzima bwari butugoye, ubuzima bwo kutagira ibyo kurya, butagira imyambaro, butagira hepfo na ruguru. Ariko ndaza kukwibutsa ko buriya mu gihe cyashize ntabwo ari iki gihe cya none. Igihe cya none cyarahindutse, ntabwo ari kimwe n'icya kera. Kera hari igihe wagiraga amahirwe ukabona abantu bakabafasha, ariko mu bwo buzima tugenda tubamo n'abantu badufasha. Ariko umunsi wa none twarakuze, nabo barumuna banjye wumva bose ni abagabo, bafite abadamu, nta kintu babaye, bafite ingo zabo. Yego. Hanyuma numva wamuriye ko wakuriye mu ntara y'Iburengerazuba, ka Rusizi. Urangije kuba mu Gatenga? Yego, mu Gatenga hari kwa data wacu, no famiye iba. Muri ubwo buzima bwo kuba barabaye mu Gatenga, yego, ni gute waje kuhava ukavuga ngo ngiye gushaka umuryango wanjye? Urumva ndi mu Gatenga kuva 2003, 2007 nari umukozi w'Imana, nayoboraga icyumba ahantu bita mu Gihubira. Abantu benshi bashobora kuba banzi, ndibwa ko abazareba iyi video bose hafi ya benshi barazi muri iki gihugu, nta hantu batanzi.
nabaye mu Gatenga igihe kirekire, urumva hafi imyaka igeze muri 20 mba mu Gatenga. 2009 rero niho natekereje mbona ko ari ngombwa gushaka umudamu. Nashatse umudamu rero turabana, ariko ubuzima bw'i Kigali akenshi buba bugoye kubamo n'umuryango, habamo intambara nyinshi, twagiye duhura n'intambara nyinshi, mpita mfata umwanzuro wo kuva mu mujyi nkerekeza mu giturage. Si uko bivuze ko mu giturage ari habi, ahubwo nta hantu Imana idatangira umugisha, ahantu hose Imana yatangira umugisha. Natekerezaga ko ubuzima ko mu cyaro ariho bushobora kuba bworoshye kurenza kuba mu mujyi wa Kigali. Yego. Rero ukigera mu cyaro, ariko mbere ho gato tutaragera mu cyaro, ubukwe bwabaye gute? Kuko kumva baga kwa data wanyu, yego, cyambere cyo nta n'ubushobozi buhagije, birumvikana. Ubukwe rero bwaje kugenda gute? Inkwano ibiki? Hanyuma buriya nakubwiye ngo gusenga buriya bigira umumaro mwinshi, cyane cyane Bibiliya iravuga ngo iyo usenganye umwete. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ko impamvu nkubwira ko nakoze ubukwe, urumva kwa data wacu narahabaye kugeza 2006, 2006 narahavuye njya mu buzima bwanjye busanzwe, njya gushakisha, ndashakisha hamwe no gusenga Imana no kubana n'Imana no gukizwa neza. Tubigerekeye ko ikijwe neza bigira umumaro. Imana irafasha, ndarambagiza, Imana irafasha ndetse n'abantu baramfasha. Mbona inkwano, nagombaga kujya gukwa, amafaranga yabona ndagenda ndakwa, maze gukwa ndashyingirwa, ngira umuryango, ubu nanjye mfite umuryango. Ntabwo byari byoroshye, ariko ubukwe bwarabaye kandi ni ubukwe bwiza cyane, ko mu bantu bakoze ubukwe bwiza mu mujyi wa Kigali ndimo, kuko hari ahantu njya nkunda kubwira abantu mbahera urugero, mu bantu bagiye mu modoka ihenze mbamo, mu modoka nziza zihenze mbamo, kandi nta bushobozi bwari buhari. Rero bisobanuye ngo Bibiliya yaravuze ngo ni se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi. Imana irakora, ifite imbaraga cyane. Yego, reka tubigeranye n'uyu munsi. Uyu munsi natwe turi abasore, uri kubibona. Umusore udafite amafaranga agakundwa na nyina gusa. We ni gute wisanze wowe ukajya gutereta, birumvikana nta mafaranga wari ufite, reka tuvuga ngo wari ukennye mu magambo yahuranye, wari ukennye. Ni gute wagiye gutereta umukobwa agakwemera? Kandi twebwe iki gihe urabizi, ese isi ya kera n'iyo ubu ngubu ntaho sinakera cyane kameme. Ndibwira ko isi ya hari Fredina yakoze gukoresha ijambo akunda gukoresha, yavuga ngo isi ya none. Bivuze ngo isi ya none yo iragoye, birasaba ko dukora cyane kugira ngo tubone ubushobozi, cyane tugize umugisha wo kubona aho dukora, burya bigira umugisha. Ariko cyane cyane buriya iyo udafite ubushobozi bwo gukora, urasenga Imana, Imana ikaguha uburyo ushobora gukoramo, ikakwereka uburyo wabigenza kandi bikagenda neza, na ya nkwano ukayibona, Imana igufashije. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo gusenga byonyine, ushobora kubona akantu gato ushobora gukora runaka, Imana ikakaguheraho umugisha, ariko unasenga ikakaguheraho umugisha. Nimba ari inkwano ukeneye, nimba ari ibintu ukeneye runaka, Imana ikabiguhereza ikoresheje ka kayira gato Imana yaguciriye. Kuba uri umusore rero ntibivuze ko Imana itagukorera ubukwe, irabukora rwose, kandi Imana ikunda ubukwe, ariko cyane cyane iyo usenga, ukagerageza ukabana n'Imana, Imana igucira akazu. Yego. Ubwo se nkatwe nk'urubyiruko tuba dufite ubwoba, ubwo ntabwo tuzakora kubera amafaranga, abakobwa bajya kumubukira reka umusore udafite amafaranga ajya kundwa na nyina gusa. Twebwe ni nk'iyo nama watugira nk'umuntu nkawe nawe bigize kubaho? Yego, inama kamvuge ngo kamnyigire urubyiruko muri rusange. Inama ngomba kugira urubyiruko, icya mbere ni gukora ko hari abantu batabashaka gukora, birirwa ku muhanda bicaye. Sibyo, ahubwo ubonye uburyo wakora, nubwo wajya kubumbira umuntu amatafari, nubwo wakora utundi tuntu duciriritse, burya utuntu duciriritse dushobora kubyara umusaruro wadukoze. Rero inama nagira urubyiruko ni ukugerageza tugakora cyane, tugakura amaboko mu mufuko, ariko cyane cyane buri ikintu kidufasha gukora ni ukwirinda ibiyobyabwenge. Iyo twirinze ibiyobyabwenge, Imana iradufasha. Kandi cya kabiri, muri iyi minsi nkunda kubwira abantu, urubyiruko, umusore ajya kureba umukobwa, ajya kumara akamubwira ngo ufite ubushobozi, akabwira ati ushobora kuba ari ntabwo, ariko nibwira ko buri rukundo, hagati y'urukundo umuntu afite urukundo, ibintu byose biraboneka, kuko ushobora kutabibona ukiri umusore, ariko wamara gushaka urugo ibintu bikaza. K'umuryango hari igihe Imana iguherezamo umugisha mu muryango, amafaranga akaboneka. Rero ntabwo watinya gukora ubukwe, kuko ubukwe buriya akenshi ni umuhango urangiza ibintu byose kugira ngo usoze gukiranuka, ariko amafaranga ni ibintu ushakisha ukarinda upfa ukinayashaka. Ariko iyo ukoze ubukwe ukabona Imana iragufashije, ukoze ubukwe, nubwo wabukora buciriritse, nubwo 50 buraba, nubwo amagara pasiteri akagusengera iwawe mu rugo n'umukobwa wawe, mwakora bwa bukwe bwaba bubaye, ariko mugasoza gukiranuka kose. Rero ntabwo ikibazo ari ubukwe, ahubwo ikibazo ni imyumvire y'abantu.
twikuremo imyumvire dufite, ahubwo tuvuge ngo urukundo rukora byose, kuko hari abantu bagiye bashakana nta n'ikintu batanze, cyane cyane ku munsi wa none buriya hari ikintu dukora twavuga ngo inkwano ngo irava he. Buriya akenshi ushobora kuba udafite n'inkwano ariko ufite umutima w'urukundo. Ntabwo byakuza kubana n'ukunda inkwano wazanayibona nyuma ukayitanga, ariko ubukwe bukaba mukereka ababyeyi ibirori. Yego. ngira ngo muri kubyumva rero, dukure amaboko mu mufuka dukore, akazi kose ni akazi. Yego. David, ukuntu mu mujyi situation yo mu mujyi no mu cyaro ko wabibonye, kuba waje mu mujyi birumvikana ufite n'umuryango bose tubamanukana, kandi ubuzima bwo mu mujyi buba buri izi ukuntu, cyane cyane nko kuba mama, buri ubuzima bwo mu mujyi buba bizi, yageze mu cyaro biramugora. Tubwire uburyo situation byagenze. Yego, nibyo twatugezeho. Uburyo bwo mu mujyi no mu cyaro burya biba bitandukanye, kubera ko mu mujyi ho ni ubuzima kavuge ngo buba bworoshye, ntabwo ari kimwe n'ubwo mu cyaro, ko mu cyaro ho biba bisaba ko mujya guhinga, mugashakira ubuzima mu guhinga no mu gucuruza mu bundi buryo kugira ngo ubuzima bukomeze. Hanyuma rero urumva tuvuye mu mujyi twaje mu cyaro mu buryo bwo gushakirayo ubuzima, urumva ntabwo twari tumenyereye guhinga, ariko twaje nyine turagerageza kugira ngo turebe ko twakomeza ubuzima, dushaka ibintu turakora mu buryo bwo gucuruza bw'ibintu bisanzwe biri aho, ariko tunahinga. Hanyuma turabigerageza kugeza na n'uyu munsi wa none aho tukiri, nuko twakomeje kugerageza kandi bigenda tubona bimera neza, nta kintu biba bitwaye mu buryo bw'imibereho, ntacyo bitwaye. Hanyuma ufite umuryango, twagusuye iwawe, ufite iwawe, ufite inzu nziza rwose. Yego. Ni n'ikibanza kiri hano ku muhanda, ahantu hari amazi, ahantu hari umuriro. Ni gute, tubwira urugendo rwawe, inkuru yawe, ni gute waje kubona icyo kibanza ukubaka, kandi urumva muri mu buzima bugoye, guhinga urabizi ntabwo ari ikintu cyinjiza amafaranga, ni ikintu uri bubona gusavayivinga gusa. Yego. Akenshi nibyo, urumva kuva mu mujyi ukaza mu cyaro ni mu buryo bwo ko ushakisha, ariko urumva twageze mu giturage dushaka uburyo bw'ubuzima bwo kugira ngo duhinge, ariko hanyuma waje kumva ko ngerageza no gushaka uburyo nyonga igare, namara kunyonga igare n'umudamu agira ibindi akora byo gucuruza ibintu runaka mu isoko, agacuruza tugahuriza hamwe. Nibwo buryo twabonyemo ikibanza turubaka. Tumaze kubaka wabonye ko hari ku muhanda, muri make hari umuriro, hari amazi, hari amashuri, dutuye ahantu heza. Ni mu buryo bwo gukora cyane dufite intego y'ikintu runaka dushaka kugeraho, kandi ndishimira ko tumaze kukigeraho. Tumaze kubona inzu, buriya umaze kubona ahantu ho kuba, n'ibindi bigenda biza muri makeya. Ni muri ubwo buzima bwo guhatana, kandi twarahatanye mu byo tumaze guhatanira, ndabona turi kugenda tubigeraho. Yego. Ariko hari ahantu twari twagiye, wenda sinzi niba ari ngombwa kugira ngo ushyire kuri kamera. Yego. Utubwira uburyo ino nzu yawe byari bimeze nabi uyizamo, itari yasakarwa, sinzi tubijyemo cyangwa nta kintu bitwaye, nta kintu bitwaye. Ni gute rero waje muri iyi nzu itari isakaye, kuko ibyo ayo makuru yo ndayafite wigeze kuyatubwiraho. Tubwira uburyo byagenze. Hanyuma buriya urumva mu buzima tuba tubayemo, urumva nari mfite inzu hano hafi n'undi naho ntuye. Iyo nzu igwa hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane, ngira ngo 2010 iguye, tujya mu buzima bwo gukodesha. Gukodesha urumva n'ubuzima bugoye, ntiwabyiteguye ko ugiye gukodesha, tujyamo gukodesha. Hanyuma gukodesha rero tubonye ikibanza tuzamuramo fondasiyo. Ndibuka ko twagiyemo uwo munsi twashyizemo fondasiyo, niho twinjiye mu kibanza tubamo kugeza turazamura, dukomeza kubaka. Imvura yanyagiremo cyane, imvura yaratunyagiye, tunarwariramo malariya, ubuzima butari bworoshye, ariko hamwe no guhatana. Uyu munsi wa none ndibwira ko muri ubwo buzima bwose twagiye tubamo, uyu munsi wa none inzu irasakaye, nubwo idateye umucanga, ariko nabwo mfite ibyiringiro nk'umukozi w'Imana ko umucanga uzaterwa kandi yego. Umucanga nawe twabonye, Imana ishimwe. Ahubwo binjiyemo fondasiyo rw'ikishyiraho uwo munsi, size uwo munsi bashyizemo fondasiyo, turaharara. Fondasiyo uzi bwo wawe, fondasiyo ntabwo wahakinga. Fondasiyo urumva nta n'igisenge kiriho. The testimony cyangwa se ubuhamya ukuntu wabaye muri iyo nzu, izuba rikakubira, imvura, kandi amazu ahari yo mu cyaro. Amazu yarahari. Urumva buriya akenshi ibintu nibyo bigushakira ubuhamya. Ubuhamya rero twarabubonye. Buriya hari ukuntu uri kubaka, ubushobozi bwo gukodesha inzu bukabura, wabona ntabwo wagize amahirwe wabonye ikibanza cyawe. Nibwo buryo nagiyemo, kuko amafaranga yo gukodesha ntayari ahari, mfata umwanzuro wo kujya mu kibanza
kugira ngo tujye tunubaka ariko tunahaba. Nibwo buryo twahaje mu buryo bwo kugira ngo tuhabe, ariko mu buryo bwo ko nta bushobozi twari dufite bwo kugira gute bwo gukodesha inzu kandi turimo no kubaka. Tuhaba rero kugira ngo mu buryo bwo ko nta bushobozi bundi dufite bwo gukodesha inzu, tuhaba mu buryo bwo kugira ngo twiyeranje, tubone uko twubake tunahaba. ntabwo ndi kubikurura ukuntu mwinjiye mu nzu fondasiyo gusa nta n'amatafari, fondasiyo gusa. Ni ukuvuga hari icyo bita umusingi. Umusingi burya inzu bitarajyamo, twagiye rero baciye umusingi uwo munsi, dushyiramo na fondasiyo y'amabuye makeya. Uwo munsi twaraharaye turara muri shitingi rwose aho ngaho n'ibikoresho, ntitwongeye kuhava kugeza uyu munsi turacyahari, ntabwo twigeze twongera kuhava. Kuko uraza kwibuka hari ku muhanda tumaze gukora inzu imaze kuba ikigega, twashyizeho ibiti hejuru, hasi harimo agashitingi, niko twabagamo. Ku gashitingi nari naragafashe ngashyira mu idirishya, mfata uduti ndadushinga ukuntu, nshyiraho ya shitingi, nimwo twararaga muri ya shitingi, na cya kinzu kamvuge ngo kimeze kwa kundi kitagira amabati cyangwa se kiri aho ngaho kimeze gutyo. Reka tugaruke noneho kuri sosiyete. Yego. Hari abayobozi, hari n'abandi bantu, kandi urumva ntabwo ibyo bintu urabizi, na nyakatsi baraziciye. Urumva kuba muri shitingi rero nta nubwo uri n'impunzi. Yego. Ubuyobozi bwabivuzeho iki cyangwa sosiyete yabivugagaho iki? Kuko uri kumva nk'umuntu yavuga ngo hari n'abavuga ati yasaze, ntabwo byabura muri sosiyete. Ni gute iyo situation wabashe kuyihandoringa? Hari ikintu buriya bita kujera, urajera bitewe n'igihe, kandi buriya ibintu byose ntabwo bishyira agatuza. Hari ibyo uhereza igihe rero kikabikuraho kuko igihe cyageze. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo abayobozi si uko bataje kumbwira ati inzu yivemo izakugwa hejuru imeze gutyo, ariko njye nari mfite ibyiringiro ko Imana izakora ibintu bikomeye cyane. Mba muri ubwo buzima ariko ndimo gusenga n'Imana. Nari mfite amakuru rero, amakuru nari mfite yanyezezaga ko Imana izabikora. Hanyuma rero tuyibamo gutyo, abayobozi bakaza bakambwira ngo inzu yivemo, nkabwira ati ese ndayivamo ngiye ko nta bundi bushobozi mfite, aha niho iwanjye, nibwo buzima bwanjye niho mfite. Hanyuma rero nyibamo gutyo, abayobozi si ko batabimbwiraga, ariko nkabona nta bundi bushobozi mfite bwo kujya gukodesha. Tuyibamo gutyo, imvura itunyagiriramo, imibu yaratuririye, ngira ngo si ibintu byo kuza kuvuga ngo ntibyabaye. Hari ku manywa, hari ku muhanda, abantu baranyuraga bakavuga ati ndi umusazi, ndi umurwayi, ntabwo nagakoze ibyo bintu. Ariko hanyuma uyu munsi wa none inzu irasakaye, nta kintu itwaye, iri aho ngaho. Reka tugaruke rero, uri umukozi w'Imana, uri kuba muri iyo nzu, hari abantu bagusura, ntabwo byabura, hari abo musengana, ese bo nta kintu ugenda bagufashaho bavuga ngo reka dufashe umukozi w'Imana, wenda tumushakire nk'ukwezi kumwe agiye kuba mu nzu yindi itari? Hanyuma dutangira hagati hari ijambo nakoresheje, navuze ngo igihe, ntabwo igihe cyo uragiteke, igihe iyo gihari cyangwa se uri mu gihe ntabwo uhindura igihe, ahubwo hari ibintu udashyiraho agatuza, ahubwo utega igihe. Abantu si uko batazaga, kandi umuntu ashobora no kuza ariko uwo mutima nta n'uwo afite wo kukubwira ngo reka nkwishyurire ukwezi. Akaza mukanaseka, mukaburaga, mukaganira, ariko bikarangira igitekerezo cy'uko yagufasha muri ibyo bintu ntacyo agize, akagenda akakubwira ati reka ngusengere Imana izabikora. Yes, ibyo rero bibaho cyane, bibaho cyane. Abantu bararakaye ariko nyine Imana ishimwe ko byakunze. Hanyuma reka tugaruke noneho, inzu yawe iruzuye, ese amabati yavuye he? Birumvikana nta mafaranga wari ufite, amabati yavuye he? Sima n'umucanga nawe nabonye umennye byose. Tubwire. Hanyuma icyo nakubwiye kuva kare, nakubwiye ngo gusenga bikora ibintu byinshi, kuko iyo wizera Imana, Imana irakora. Ntabwo nza kukubwira ngo hari abantu bakunda kuvuga ngo Imana ntiriho. Imana irahari, ifite imbaraga, irakomeye, irakora bikaba, iyo itegetse birakomeye. Nibyo nshaka kukubwira rero, hamwe no gusenga Imana agiye imfasha, ikampereza uburyo. Nakubwiye ngo ndagerageza gukora, nkanyonga igare, umugore akajya mu isoko agakora, akabona amafaranga runaka, ayo yose tukayateranya. Twagiye rero twisevinga no mu mashyirahamwe, twisevinga, tuza kubona ubushobozi bwo kugura amabati turayagura, turasakara. Ugura ibati rya mbere ukuye mu bunyonzi no mu bucuruzi buciriritse, irya kabiri, irya gatatu, inzu urayisoza. Inzu iruzura, utaza kugira ngo iriho amabati make, amabati 70. Oya, nayibonye nini kabisa, amabati 70. Hanyuma igihe kintu cyatumye nza kukwisurira, twahuriye ahantu mu makwe, mbona uzi kuyemusinga cyane. Namwe mudukurikiye mujye mumuhamagara, azi kuyemusinga cyane. Ibintu by'ibirori rwose nabonye, Imana arabiryoshya kabisa.
ushatse wanababwira na nimero wenda tutarana kugira yego ngo aha babyumve nyine bajye bakubwira. yego reka tuze gukoresha nomero yoroshye kubera ko nabonye za MTN biri kugorana 072 52 42 358 072 Yego 52 42 358 yego. yego Hanyuma rero mhm twagiye noneho tuvuye kuri icyo gice cyo mu buzima busanzwe twinjire mu cyo kuyemusinga. yego Ndi kumva igihe kinini wakihariye ibintu by'Imana cyane, yego winjira muri spirit y'Imana cyane. mhm. Hanyuma ni gute waje gusanga none waba wagiye muri spirit yo kuba MC ukisanga nyine muri byo kuyobora ibirori n'amakwe atandukanye byagenze gute? Hanyuma nakubwiye ngo ibintu byose buriya birashoboka, hari ibyo wisangamo, hari n'impano uba wifitemo. Buriya niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu, umwana mu ishuri buriya ashobora kunanirwa Icyongereza ariko Igifaransa akagishobora. Nta muntu ujya ubura ikintu ashobora. Ni nayo mpamvu buriya mu buzima tubamo bwa buri munsi buratwigisha. Nakubwiye ngo hari ibintu umuntu adashyira agatuza ahubwo atege igihe. Hanyuma naje kwisanga mu BMC buriya nkunda akenshi nakubwiye ko ndi umuvugabutumwa, ndi umwigisha. Iyo rero buriya nakundaga kureba abantu benshi bari kuyemusinga ubukwe, nkabona ni byiza ariko nkumvamo iyo mpano nyifite ariko nkagira ikibazo cy'ubwoba nkumva sinabishobora. Ariko nza kubitangira umunsi umwe ndabikora, njya ahantu nyobora ubukwe, barambwira ati bravo wabikoze neza, turabona biryoshye uzabikomeze. Numvamo ko impano nyifite, ndasenga Imana iramfasha. Hanyuma nza gukomeza ngenda nemusinga ubukwe, mbona ibintu birimo neza. N'uyu munsi wa none reka nkubwize ukuri Chaba, ndabishoboye rwose, njya mbikora nkabona ni byiza. Nanjye ubwanjye nkavuga ati good, numva ndabishoboye, kubera ko nabonye ari ibintu byiza kandi iyo ubikoze neza ugashimisha uwaguhaye akazi, n'abandi baraguhamagara barakubwira ati uzaze utuyoborere, kandi nabyo bigufasha mu buzima bwa buri munsi bwo gutunga umuryango. Yego. Muri kumva rero nta Imana itakura umuntu, yatangiye yaba mu inzu y'umusingi ariko ubu ngubu bari mu nzu nziza rwose, nubwo atari yashyiraho umucanga ariko nabonye nawo wahageze nta kintu Imana itakora. Hanyuma uyu muntu mukwiye musinga rwose ewana mumuhe akazi, ibintu arabishoboye kuko twarahuye ndavuga ati wow, ntabwo nahise kiriya mpano yifite. Nakubonaga cyane mu bintu byo ku nsengero wigisha cyane, ntabwo nahise kiriya mpano yifite. Ejo bundi ndi kuganira n'umuntu arabimbazabaza ibintu byo kuyobora ubukwe, ambaza n'utundi twinshi. Buriya utuntu twinshi nzi gukora, buriya nuko akenshi uba utagiye kuri tere ngo abantu bakubone udukora, ariko buriya muntu aba afite utuntu twinshi azi gukora. Kandi reka nkubwire akantu kamwe Chaba, buriya n'ubuzima n'inzara ishobora gutuma umenya ibintu utari kumenya. Buriya inzara ni mbi, ishobora gutuma umenya ibintu utari kumenya, ukabimenya ku bw'inzara, kandi wanabikora ubwa mbere ukabona urabishoboye. Rero hari ibintu byinshi dukora kubera ko ari cyo gihe, hari n'ibindi dukora tubikoreshejwe n'igihe, tukabikora kandi wabikora ukabona bigenze neza, nawe bakakubwira ati bravo uzi kubikora neza. Yes. Yego. Muri iyo mirimo wamenyeshejwe n'inzara, nakwita ko wamenyeshejwe n'inzara n'igihe. Buriya mu bintu nzi gukinga ibirahure ndabizi kandi nabimenye atari uko nari nsanzwe mbizi. Mbikora ubwa mbere barampamagaye ku kagari, barambwira ngo uzi gukinga ibirahure, ari maze iminsi ngahe nta byo kurya biri mu rugo, ndambwira uzi gukinga ibirahure, ndabwira ati ndabizi cyane. Barampamagara njyewe ngeze ku kagari nsanga ibirahure byari byaramenetse, barambwira ati ibirahure wabikinga nti ati nangahe, ndabwira ati mpampa 10. Barambwira ati ntacyo ujya mu kazi ukora, ariko ngira ubwoba bwo kuntu ndi buze kubishiramo, hari ibintu byari byaramenetse numva binteye ikibazo. Ariko executive aragenda, amaze kugenda haza undi muntu ari ku kagari ambaza ati Xavier uzi gukinga ibirahure, ati ndabizi, reka mbe ngufasha. Ni sawa. Abafashe icyambere agishyizemo mbona ukuntu abishyizemo, ndavuga ati ibintu byakunze, ibirahure ndabikinga. Nubwo wahise ukoperera kuri tere. Aho ngaho kuri tere ibirahure ndabishyiramo. Ni umunsi wa none biracyarimo, ndi kuganira n'umuntu wamaye kubishyiramo, navuga ati byaraho byanze kumeneka ngo mumpe akandi kazi, ibirahure mbishyiramo. Uyu munsi wa none mpe gukinga ibirahure nabikinga. Hari utuntu twinshi umuntu aba azi gukora ariko ugasanga kubera ko nta bantu babizi, ntube wajya ku murimo, iyo mpano yawe ntigaragara. Birumvikana. Yego. Ni ukuvuga ngo muri kumva Dawidi rero nawe ari mu bantu bigishijwe n'inzara byabashubije cyane. Yes. Yego. Ntabwo biba byoroshye, ariko Dawidi ndabizi afite testimony nyinshi cyane, yaciye mu buzima bugoye, yaciye mu buzima bukakaye, ariko kugeza na n'ubu ngubu yanambye ku Mana ye. Nagize n'amahirwe menshi cyane kuba nahuye nawe ukampa umwanya tukaganira. Yego. Ni amahirwe akomeye cyane, ntabwo ari buri wese wayabona. Yego. Ibyo nabyo ndabigushimiye. Urakoze. Rero kuba nahuye n'umukozi w'Imana, ntabwo nagenda atatubwiye nyine ijambo ry'Imana. Yego. Kugira ngo ubundi byose mu isi tuberaho kugira ngo
kuko iyi si turacumbitse niko mujya muvuga. oya ntabwo ariko tujya tuvuga niko Bibiliya ivuga. Okay, niko Bibiliya ivuga. Yego. Kandi ni nako kuri kuko twese uyu munsi uba ufite izi modoka umeze neza, ejo isi ukayivaho. Yego. Yego, isi tuyicumbitseho. Yeah. So niyo mpamvu rero ugiye kutubwira no ku ijambo ry'Imana, ko twaje kugusura kugira ngo tubwire inkuru yawe. Gerageza natubwire n'inkuru y'Imana. Biroroshye cyane. Yego. Ijambo ry'Imana buriya akenshi niryo twakunze kugenda dushyiramo hagati, Nabyumvise. ariko ijambo ry'Imana ni ingenzi. Ko nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo kimwe, nsanga buriya kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Mu gitabo cya Yobu 28:28 bavuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo simvuze ko abize ari injiji, ariko akenshi biravuga ngo byose bidufatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyo ugize amahirwe ukaba warize ukamenya n'ijambo ry'Imana biragufasha. Ariko Bibiliya haraho nasomye iravuga ngo iyo nzira izaba ari iyo kwera ndetse no gukiranuka. Ikavuga ngo naho umugenzi yaba ari umuswa. Umuswa rero bishatse kuvuga iki? Hari igihe bishoboka ko aba atarageze mu ishuri, yego, ariko ngo iyo nzira ntabwo azayiyo, kuko azaba afite rya jambo twasanze ryavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo ujijutse rero ukava mu byaha ugakizwa, ukaba waranize, byose ibyo bintu uko ari bibiri bikugirira umumaro, bifatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Ndibwira ko rero nitwubaha Imana tugakiranuka, twagarutse kuri rya jambo ry'urubyiruko, tukagerageza tukiga, tukareka ibiyobyabwenge, tugakurikira Imana. Ibyo bintu uko ari bibiri bizatuzanira ibyiza, tuzaba abantu bakomeye, tuzaba abayobozi bakomeye, ariko nitwubaha n'Uwiteka. Uyu munsi wa none nkunda kubwira abantu, buriya gukizwa neza ni byiza, ariko iyo nakijijwe nabi bigira gute? Bitera umwaku. Niyo mpamvu bisaba ko dukizwa neza, tukubaha Uwiteka, bigatuma tugera kuri rya terambere dukeneye rya buri munsi, kuko ntabwo uzaba wubaha Imana ngo ujye kunywa ibiyobyabwenge. Oya, ntibyashoboka. Niyo mpamvu rero bisaba ko twubaha Uwiteka kugira ngo bya bindi byose dukeneye Imana igire gute? Ibiduhereza. Ndibwira rero ijambo numva ry'umunsi twakoresha ni iri ngiri rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo ubundi ikintu cya mbere mu buzima, mu bantu bagiye bakiranukira Imana, Imana yagiye ibana nabo, yagiye ibagirira neza. Niyo mpamvu rero bisaba ko dukiranukira Imana tukayubaha, nubwo ibihe bigoye, ariko tukubaha Imana, Imana izagira gute? Izatugirira neza. Yego Caba. Yego. Ngira ngo muri kubyumva rero, Dawidi wacu akaba araduhanuye duhere ku mayange ati kubaha ubwenge, kubaha Uwiteka. kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Rero Dawidi abantu bakoreye Imana cyane buriya, nkawe noneho ufitemo experience ihagije. Yego. Tubwire nk'ibinyungu ziri mu Mana cyane wagiye ubona ukavuga ngo iyo abana ari mu Mana ntabwo byakabaye bigenze gutyo. Yego. Izo nyungu zidusangiza. Inyungu ni nyinshi cyane nagiye mbona, ko twatangiye nkubwira ko nari imfubyi, nta buryo nari mfite bwo kuba nakubaka urugo, ariko hamwe no gusenga Imana ikampa amakuru, ikambwira ngo nzakugirira neza. Imana inyubakira urugo, hanyuma yo kunyubakira urugo ndabyara, hanyuma yo kubyara Imana impereza umugisha w'abana. Uyu munsi wa none muri za nyungu nakubwiye, Imana yampayemo ikibanza ndubaka, mfite inzu. Inyungu ni nyinshi nagiye mbona mu gusenga. Nagiye ndwara kenshi, nasenga Imana ikambwira ngo nzagukiza. Nagiye mu bitaro mara igihe kinini cyane, ariko ndataha abandi barapfa. Si uko bapfuye batari bafite hari uwari ufite n'amasezerano, ariko kubaha Imana, iyo wubashye Imana hari amakuru ugenda umenya, bigatuma unaramba. Rero ndagira ngo nkubwire ngo mu kubaha Imana nabonyemo ibintu byinshi cyane. Uyu munsi wa none hari ibyo twagiye tuganira, ukambwira ngo imyaka ufite ntabwo ihwanye n'uko ungana. Nuko nakomeje kubaha Imana, nkaba hafi y'Imana, sinywe ibiyobyabwenge, sinywe iryo tabi, sinywe inzoga, ngakomeza nkubaha Imana. Niyo mpamvu ngifite itoto, nuko mbana n'Imana. Yego. Ni ukuvuga ngo tugendanye ku byo uvuze. Yego. Njyewe ubwo najyaga ngira muri nko mu myaka 20, uri kumva? Yego. Nyine nkabona turi nk'urubyiruko nyine, uri muri urubyiruko. Ariko muri make nta n'agasiporo ukoresha, nuko waretse ibyo biyobyabwenge ukavuga ati nkurikiye Imana. Urumva mu nyungu mu bintu agenda abona mu gukorera Imana, buriya ibintu byose bisaba ko tugira n'ubwenge. Twavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Na siporo umuntu arayikora, akagerageza mu buryo bwo kwirukanka. Na football narayikinnye, ngira ngo urabizi, narayikinnye cyane. Nakinnye umupira w'amaguru mu gihe kinini cyane ngishyika inanga, nari umukinnyi w'akagari ukomeye no mu murenge nakinagamo. N'uyu munsi rero ngerageza gukora siporo, nkirukanka, nkagera no gusenga nkoresheje amaguru. Ibyo byose bigenda bimfasha mu buryo bwo imbaraga ntizifite nta kibazo. Yego.
David uri mu bantu baciye mu byo muri iyi minsi twakwita ngo ni yego haso zigoye. yego Okay, uri gute izo haso wazihuje n'urugo kandi ndi mu bantu bose mbona baganira Yego. bari sociable kuri buri muntu wese, Mm. ni gute ibibazo ufite Mhm. ni ukuvuga ngo ntabwo byagatumye useka cyangwa nako ibyo wari ufite yego ntabwo byagatumye useka, Mm. ariko niwe muntu nzi Mm. nawe uri mu bantu nzi baba bishimye cyane. yego Uri bihuza gute? buriya niryo jambo nakunze gukoresha cyane, kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Buriya iyo wubaha Imana ukabana n'Imana, Imana iragufasha. Buriya ibintu byose nshuti reka nkubwire, mu buzima bwa buri munsi uzirinde guhora urakaye. Buriya ujye ufata umwanya wo guseka usenge. Iyo ufashe umwanya wo gusenga no guseka bituma iminsi yawe yiyongera yo kurama iminkanyari ntiza. Ni nayo mpamvu buriya mu bintu bituma nseka ngasabana n'abantu bose nkaba ndi mu rubyiruko, icyiciro cyose ushobora kukinsangamo. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ngerageza kubaha Imana no kubana n'Imana. Imana rero buriya iyo nganira n'Imana, Imana ivugana nanjye ikampereza amakuru ikansetsa. Naseka no mu buryo bwa sosiyete bw'abantu nkumva nta kintu bitwaye, naseka kuko mfite andi makuru atandukanye n'ay'ubu buzima bwo mu isi busanzwe. Yego. Yes. Ah. David buriya iyo nahuye n'abantu basenga cyane Mhm. mba numva mfite ni nk'inyota yo kubaza ibibazo byinshi cyane bigendanye n'ibintu by'Imana. Yego. Ubundi ibintu by'Imana Mhm. hari ukuntu njye mba numva byaransize cyane, Mm. nkabitekereza nkumva byaransize, ariko Mhm. ngize Imana nkahura namwe Mm. mba numva nababaza byinshi. Yego. Ni gute wumva ngo Imana yambwiye iki kintu, Mm. kumva ko uracyizeye, Yego. uko kwizera guturuka hehe? Ntuyibona, ntabwo tuyizi twese. Yego. Yego. Buriya reka nguhereze urugero Caba. Yego. Buriya mu buzima nugira ibibazo, Mhm. nk'urugero wapfushije nk'umuntu, buri muntu yaje akakubwira ngo ihangane, buriya nta kintu byakumarira, ariko muri wowe ni wowe ubwawe wihereza kwihangana. Iyo bikurimo urihangana. Yes. Rero ntabwo umuntu yaza kukubwira ngo ihangane ngo bizashoboke. Nk'urugero rumwe, umuntu ashobora kuza kukubwira ngo, urugero ufite umudamu wawe yari ari mu modoka runaka bakoze agisida bakavuga ngo abantu bose bapfuye, noneho ukaza kujya umugisha nk'umugore we akarokoka, arokotse ntapfe, bakamukujyana kwa muganga, igihe cyagera bakamuzana abantu batabizi ukamushyira mu nzu, abantu bakaza akakubwira ngo ariko Caba ihangane, nubwo umugore yapfuye twabimenye ko yapfuye ariko ihangane. Ugahita ati ariko umugore njye ntabwo yapfuye, umugore wanjye ari mu cyumba araryamye, impamvu ntari kumubahereza ni uko kwa muganga bambwiye ngo simutange kuko agifite ikibazo cy'ihungabana, ariko bumva bakubwiye ngo ihangane. Urumva ari ikintu biri gufashe? Kwihangana rero ni wowe birimo ubwawe, ni wowe bifasha. Noneho ba bantu babikuzana bakakubwira ngo ihangane, bigahura n'ibyo wari ufite ugakomera. Yego. Ntabwo umuntu yakubuza kurira kandi wateguye kugira gute kurira. Ni nayo mpamvu rero buriya ibintu by'Imana uyu munsi wa none ngira ngo nkubwire, ibintu by'Imana biba bisaba ko wowe ubwawe ubanza bikakubamo. Yego. Bikakujya mu mitsi no mu maraso. Iyo bimaze kukugeramo wowe ubwawe, nta wundi muntu ushobora kuza kubikubwira, wowe ubwawe wabyiyumvishemo. Kuko kankoresha Ikinyarwanda, nta muntu utazi gukora ibyiza. Icyo kora hari abakora ibibi bakabikora kuko bazi ko nabyo ari bibi. Ni nayo mpamvu rero n'iby'Imana biba bisaba ko ubwawe ubanza kubyumvamo mbere y'uko undi muntu aza kubikubwira. Yego. Okay. Turacyari mu bintu by'Imana. Yego. Ngira ngo urabizi ni ibintu bimaze kuba akamenyero, ugasanga umuntu agiye muri rubanda arihandagaranye ni umukozi w'Imana, akabaryo twabaga bacucura. Ari nabyo byanatumye insengero nyinshi zifunga kubera ubutekamutwe. Weho ubibona gute kuri ibintu by'Imana byivangavanze? Yego. Ese hari amakuru numvise ngo ibintu by'amakuru, hari amakuru Imana yarabahaye kuri izi nsengero? Aha, urakoze cyane Caba, uri umuntu w'umugabo, ndagushimiye cyane, uzi kubaza ibibazo byiza. Ubundi nibyo nakubwira, hari akantu gakunda kuba kuri radiyo Rwanda bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru. Amakuru rero tuba tuyafite yizewe, ko kuvuga ngo insengero bazifunze ngo kubera ko hari abantu ngo basanye umutekamutwe n'iki, oya, twaba dufite amakuru insengero ko zizafunga. Buriya hari ikintu bajya bavuga ngo runaka ngo yafunze insengero, ngo abantu bafunze insengero. Oya, Imana niyo yafunze insengero, kandi izi nsengero zifunzwe iyo aba ari umuntu baba barazifunguye, ariko kubera ko ari igihe cy'Imana cyageze cyo kugira ngo insengero zihagarare, igihe kizanagera Imana ifate za nsengero ngeze zifungura, abantu bongere bakore bamaze kugera ku rugero Imana ishaka. Kuko buriya mu nsengero habagamo ibintu byinshi bitandukanye, abantu bagakoramo ibyo bashaka. Akenshi uzakunda kumva amakuru umuntu avuga ngo idini ryanjye cyangwa se church yanjye, bitewe n'uko umuntu imyizerere imeze,
ugasanga ni abantu kamukoresha ijambo nyanguna gukoresha ukagira ngo ni uturima tw'igikoni abantu bagiye biyubakira two kuzajya basoromamo imboga. Rero ibyo bintu ari ibintu Imana irambirwa, yabirambirwa none igafata icyo bita umwanzuro. Rero ni umwanzuro Imana yari yarafashe bimaze kugera ahantu ifata umwanzuro wo kubifunza insengero kugira ngo abantu bongere bisuzume, bongere bisubiremo, nibamara kwisubiramo bamaze kujya ku rugero Imana ishaka, izongera ifungura insengero. Yego, burya ni Imana yazifungiye ubwayo. aho wampamagara zose nabisobanura, ntabwo umuntu yafungura urusengero ngo bikunde. Icyo kora Imana ishobora gukoresha umuntu urusengero bakarufunga, birashoboka, ariko ntabwo umuntu yafungura urusengero ngo bikunde. Yego, nawe nguko rero turi mu minsi ya nyuma. Turi mu minsi ya nyuma. Yego, ese ubundi iyo bavuze iminsi ya nyuma hari no kuntu nabwo usanga turi kubitera comment iminsi ya nyuma gute. Yesu amakuru nabashije kumva sinzi niba ari yo. Yego, ariko naragendekereje bavuze ko Yesu batangiye kuvuga ko Yesu azaza ngo muri 70 kugeza na n'ubu ntiyari yaza. None turi kwita iminsi ya nyuma gute? Yes, urakoze cyane. Iminsi ya nyuma buriya Bibiliya ibivuga ibintu bitandukanye byinshi, ariko iminsi ya nyuma ni ukuvuga ngo Pawulo yaravuze ngo hazabaho ibihe birushya. Muri iyo minsi ya nyuma hazabaho ubuhenebere, hazazaho ubukonje, abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona amarari, ubusambanyi. Ndibwira ko rero muri iki kinyejana tugezemo cy'imisi twakunze gukoresha iryo jambo ngo ni imisi ya nyuma. Iyo ugenda ureba ukareba na karite z'ibintu bigenda bibera mu isi, usanga koko bihwanye n'ibyo Pawulo yavuze by'iminsi ya nyuma y'ubuhenebere. Kuko usanga buri muntu wese umunsi wa none arikunze, akunze ibye, akunze impiya, akunze abantu barirarira, baraniyemera. Ugasanga rero turabihuza n'ibyo Pawulo yavuze, ugasanga ni imisi ya nyuma twasemo. Kuko iyo ugiye kureba imisi ya nyuma, uyu munsi wa none caba uzarebe, uyu munsi wa none ubusambanyi bugeze ku rwego kavuge ngo sinza gukoresha ijambo ngo bushimishije, bugeze ku rwego ruteye ubwoba ko abantu basambanira ahantu hagaragara, kandi kiriya kintu ni ikintu gikorerwa ahantu hihishe, ariko umunsi wa none usanga abantu bari gusambanira hehe? Ahantu hagaragara ku muhanda. Ni ibyerekana rero ko hari iminsi ya nyuma, usanga ibintu bitakorwaga uyu munsi wa none abantu bari kubikora, ibintu byaziraga abantu barabiziriye. Nari ndimo nigisha abantu ejo bundi, ndavuga buriya mu Rwanda tugira ikintu bita umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda hari ibintu utatwemera gukora. Umuco nyarwanda ari kwigisha abantu navuga ngo ntabwo twemera kurya ibikeri, ntabwo twemera kurya iminyamunjonjorero, ariko hari ibindi bihugu bemerewe kugira gute kubirya. Rero umuco wacu ntabwo twemera gukora ibintu bidahuye n'umuco nyarwanda. Utanakijijwe n'umuco wakaguhannye ari umuco, reka gukizwa ariko n'umuco ugire gute uguhane. Rero usanga abantu umunsi wa none barataye umuco nyarwanda, bya bindi twebwe twaziririzaga, ahubwo abantu baragize gute barabiziruye. Yego, ni iminsi ya nyuma. Ni iminsi y'imperuka rero. Hanyuma Dawidi, yes, kuri experience ufite, gira ikintu wabwira nk'abantu kigendanye no kwihangana, kuko uri mu bantu bihanganye cyane kugeza na n'ubu ukihangana kandi. Yego, gira ikintu tubwiraho cyane cyane bihuze n'uvuga ngo ushatse umugore kandi urugo ni ikintu umugore yavuze ngo ni ishuri rya kabiri. Yego, tubwire, gerageza uduhe nka experience ufite, gerageza tugire inama nkatwe tukiri urubyiruko ndetse n'abandi muri rusange badafite kwihangana. Buriya ndi inshuti y'urubyiruko cyane, ndi inshuti y'urubyiruko. Akenshi iyo ndi kwigisha urubyiruko cyangwa se abantu b'ababyeyi, abagore n'abagabo, nkunda kubabwira iri jambo. Buriya gushaka no kurongora ni ibintu bibiri bitandukanye. Gushaka no kurongora ni ibintu bibiri bitandukanye. Iryo jambo uraryumvishe? Ndi kuryumva ariko ntabwo ndi kumva bitandukanye. Gushaka no kurongora ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko uyu munsi wa none hari abantu barongoye umukobwa kubera ko afite amafaranga ariko badashaka kubaka urugo. Uwo rero yamuzanye nk'urugero, akazana umukobwa yarazi ko afite amafaranga runaka, yamugejeje mu rugo ya mafaranga yaramukenaho akayabura, aramwirukana. Hari n'uzana umugore akeneye kurongora kuko afite irari ryo kurongora, yamarana nawe ukwezi irari rye ryashira agashaka impamvu ituma yirukana umugore. Gushaka rero ni ukwiyemeza. Wabyumvishe? Gushaka no kugira gute? Ni ukwiyemeza. Kwiyemeza ni ukuvuga ngo ikintu nkigiyemo nzi icyo ngiye kugira gute gukora. Iyo rero wamaze kukinjamo uzi ikintu ugiye gukora, biguhereza imbaraga z'uko rwa rugo ugomba kurwubaka, haba mu ntambara, haba ari byiza, byaba byoroshye, byaba bikomeye, ukarwubaka ku buryo utekereza. Hari ijambo bakunda gukoresha akavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ukihangana mu ntambara urwana no kwihangana urugo ukarwubaka kuzageza igihe mutandukane n'urupfu, cyangwa se Yesu agize gute agarutse. Rero kubaka ni inshingano itandukanye no kurongora, kuko kubaka ni ukwiyemeza ukavuga ngo ngiye kubaka urugo ndukomeje, ibizaza byose nzabyihanganira, ariko urugo ngire gute rwubake rukomere kugeza igihe Yesu azagira gute azagarukira. Yes, ni uko kubaka urugo. Urabyumvishe ko bitandukanye no kurongora? Ndi kubyumva, nirongeye nabyumva. Komeza mbaze none. Yego.
hanyuma se Mhm. ubundi ni gute Mm. divorce zigenda ziba nyinshi Mhm. bavuze ngo muri Mhm. uyu mwaka nibwo divorce zabaye nyinshi. Yego. Ese ubundi Mm. wenda bavuze ngo ni ukwihangana Mm. cyangwa ngo umuntu agashatse ngo kubera ko hari amafaranga, Yego. ntabwo ushobora gushaka kuko ubishaka wagera mu rugo bikakunanira. Birashoboka ugashaka uko wumvaga ushaka gushaka wagera mu rugo bikakunanira. Yes, Hari ijambo twageze dukoresha kare ryitwa kwihangana. Kwihangana navuze ngo kuri muri wowe, ntabwo kuri muri ngiye kuza kukubwira ngo ihangane, nta kintu byugufashe we ntako ufite, bisa ko ari wowe ugufite kwa mbere. Kuko uyu munsi wa none ugiye kureba usanga ingo nyinshi ziri gusenyuka koko nk'uko ubivuze, ugasanga amadivorce ni menshi, abantu bari kwaka amadivorce yo gutandukana. Impamvu ya mbere biteye n'uyu munsi wa none ni uko abantu koko barashatse, hari abantu bashatse kubera ko yari azi ko runaka afite ubushobozi, afite amafaranga, noneho bagera mu rugo ya mafaranga akagira gute akabura, yabura akavuga ati icyo nari ngukenewe ntacyo nkibonye, agahita afata umwanzuro ko batandukana. Hari n'undi bashakana, dusipoze umukobwa we ntarari afite koreshe ijambo irari, afite irari ry'uko ashaka amafaranga ariko adashaka umugabo. Wumvishe? Afite irari ry'uko ashaka amafaranga ariko adashaka iki umugabo. Noneho yagera mu rugo asanze umusore nka Caba afite inzu ifite nka $50,000,000, afite inka ziwe hariya mu ifamu zingana gutya, bamaze gusezerana icyo bita ivangamutungo. Yageze rero bya bintu akabihuza agasanga harimo $200,000,000, we kubera ko nta rari ry'umugabo ntakeneye umugabo ahubwo afite irari ry'amafaranga, waraza gushaka uburyo yiyenza batandukane n'umugabo, y'amafaranga bagire gute bayagabane, ajye kuyakoresha ibyo kuko we akeneye kwirira, akeneye ubuzima, ntabwo akeneye gushaka. Abo bantu nabo umenye ko bagize gute beza, kandi uwo muntu rero ntabwo uzamubwira ngo mbabarira ngo tubane, kuko we icyo akeneye ni ubuzima bworoshye, ntabwo akeneye umugabo ahubwo akeneye iki ibintu. Abo rero bameze gutyo akenshi muri iki gihe nibwo usanga ingo ziri kugira gute ziri gusenyuka. Yes. Ese ubundi iyo umuntu agiye gushaka, twinjiye mu kiganiro cy'abantu bakuru cyane twazamutse, ariko reka nabyo tubivuge kuko turebwa n'abantu benshi nabo bazanye bakuramo ibyabo. Ese ni gute uyu muntu agiye gushaka, ubundi wagendera ku zihe kriteriya? Urugero Caba agiye gushaka umukobwa, agendera ku zihe kriteriya? Icya mbere, buriya abantu bakunda mu buryo butandukanye. Reka nkoresha amagambo abiri cyangwa mvuge mu Kirundi nkoresha amajambo abiri. Gushaka, hari abantu bashaka agakunda umukobwa bitewe n'amatwi afite, akavuga ati mukundiye amatwi, akamuzanira ko mukundiye amatwi. Hari n'ushaka ko abonye umukobwa afite ibiguru byiza ngo bimeze ukuntu, akavuga ati ndagushakira ko afite amaguru meza, ariko ntashatse umugore bihwanye nuko afite umutima. Buriya akenshi ushatse umugore gutyo, hari igihe ugira gutyo yiyambare nk'ijipo afite amaguru wumvaga ari ukeneye, wagera mu rugo ugasanga agenda imitego kandi wabonaga agenda neza. Iyo bigenze gutyo ugasanga agenda imitego, uramwirukana, ugasanga habonetse impamvu ituma mutandukana. Ariko hari ijambo twakunze gukoresha kuva kare, kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Gushaka rero akenshi ugize amahirwe ugasenga Imana, Imana iragushyigikira ikagufasha mu misengere yawe, Imana ikaguhereza amakuru ku buryo ujya gushaka umuntu, Imana yaguha amakuru ikakubwira ati runaka n'uyu nguyu niwe muzabana, bikaza kugufasha. Ariko iyo ugendeye ku marangamutima, buriya akenshi uzakunda umukobwa bihwanye n'uko umubona n'imigendere ye n'igihe mumaranye n'imico ye wamaze kubona, bizagufasha. Akenshi twebwe kera, reka ngusetse, kera hari ukuntu twajyaga tuvuga ngo tujye kurambagiza abakobwa, tukavuga ngo reka njyewe nakundaga kuvuga ngo nzajya njyaho mu gitondo abyutse ndebe mu maso ye, ndebe ukuntu abyuka ameze. Nkavuga ati ninjyaho nkareba ukuntu abyutse ameze mu maso, bizampereza uburyo bwo gushaka. Noneho nkavuga ati wampa n'uburyo nareba mu buriri uburyo abyutse uburiri bwiwe bumeze, nkumva nabyo byampesha uburyo bwo gushaka. Abantu rero burya bakunda mu buryo bugize gute butandukanye, ariko buriya akenshi kubana n'umuntu mukamarana igihe, atari byo mubonanye ukwezi kumwe ngo murashimanye ngo tubane, mukamarana igihe, ukamwiga nawe akakwiga, ukareba imico, ukareba imyifatire, ukareba imigendere, ukareba imihagurukire, ukareba uko aryama, muri make mu miryamire ntujya iwabo, ariko ushaka uko umuntu mumarana igihe ugenda umenya ingeso ze za buri munsi. Rero ibyo byose ugenda ubihuriza hamwe n'ingeso wowe ukeneye, bikazasanga bikuviremo umukobwa ushaka. Buriya ntuzashaka isura, ahubwo ugize amahirwe Imana yagushura umutima, ukamenya umutima, akaba ari ushaka. Ushatse isura, hari igihe isura ikubera mbi, kandi wari gushaka wari ufite isura mbi ariko afite umutima mwiza. Isura nshatse kuvuga ushobora kuba ari igikara ukunda inzobe, ariko ukazana inzobe ikakubera ikibazo, ariko wari kuzana igikara kikakubera iki, kikakugira umumaro cyangwa kikakubera cyiza. Yes, ni ubwo buryo ntekereza. ngira ngo muri kumva Dawidi, twatangiye turi mu by'Imana, mu buzima busanzwe, nabwo muri kumva ko naho
Imana yagiye imuha ubwenge koko burya kubaha Uwiteka nibwo bwenge. yego Dawidi rero twagusuye kandi wakoze yego kutuganiriza, mm, ngira ngo watubwiye ibintu byinshi cyane, mm, gusa gira nk'ikintu cya nyuma mm, utubwira mm. nyine kigendanye n'ibintu by'Imana, cya nyuma nyine unadusoreza unadusengera twitaha. Yego urakoze. Buriya mu bintu by'Imana nibyo nakunze kukubwira uyu munsi wa none, nibyo nakubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Iyo wubashye Uwiteka Imana ikwicaza aho utari kwicara, kuko hari igihe nireba nkareba mu muryango mvukamo si ugayitse, ariko nkareba ahantu nicara ngenda nicarana n'abantu warababonye bamwe bagiye baricara ahantu kavuga ati kabisa, hari igihe njya kubwiriza ahantu hakomeye hari abantu bakomeye bakambwira ati Dawidi ntuzabwiriza. Nabyo rero buriya nabyo biri mu bintu bikuzanira ibyiza kubera ko wubashye Imana. Hanyuma rero ugerageje kubaha Imana ukageza kubana n'Imana no guca bugufi, hari ukuntu hari ijambo abarokore bakunda gukoresha akavuga ngo icya mbere ni amavuta. None ndi kuganira n'abantu bavuga ngo icya mbere si amavuta, ahubwo gukizwa neza. Iyo ukijijwe neza bituma amavuta aza kuko wakijijwe neza. Iyo ukijijwe amavuta agira gute? Araza. Akenshi uzacunge ubushishi. Ubushishi buriya ushobora kuba buca ahantu ntububone, ariko wahamena amavuta ubushishi bukaza bukurikiye iki? Amavuta. Bukaza bukurikiye amavuta. Niyo mpamvu rero buriya iyo ukijijwe neza amavuta aza akurikiye agakiza. Wabwiriza ibintu bikazamo kubera ko ufite iki? Agakiza. Ni nayo mpamvu ushyire ahantu mu kubwiriza, tubwire nk'ahantu wagiye ukabwiriza ukumva amavuta koko yaje ukabona n'ibitangaza birakoretse. Yes, nageze njya kubwiriza mu ntara y'Amajyaruguru, bari abayobozi b'intara. Icyo gihe hariho umugabo bita bose niba mwemera akiwe intara y'Amajyaruguru. Nageze kubwirizayo, bari babonye ndi umuntu udafatika, ndangije kubwiriza barambwira ngo Imana iguhe umugisha, bandaza no muri hoteli aho bita mu Gakenke, bandaza no muri hoteli. Ndavuga ati kabisa. Ubwa kabiri nabwirije ahantu bita i Mukoma, ndavuga ati rwose. Aha gatatu nabwirije i Rusizi, numva ni fresh. Noneho hanyuma nabwirije n'i Kigali, narabwirije ndabwiriza nanjye mbona sinkiri umuntu ahubwo ndi ikindi kintu nanjye ubwanjye ntazi, kubera ko narabwirije amavuta aramanuka, bajya kuzana amateleviziyo abantu barakamera, nanjye ndabwiza ndavuga ati kabisa ndabwirije numva mfite izindi mbaraga zidasanzwe. Kubera iki? Kubera kugerageza kubaha Uwiteka. Buriya akenshi ibiganiro bikore kuri tele ndabikunda cyane, kuko njye nkubwira ibintu n'abantu bahari tuziranye, nkunzi nanjye ngize gute nkuzi, biradufasha mu buzima bwa buri munsi. Yes. Hanyuma nyine igihe ikintu nashakaga kugira ngo hari igihe nigeze kumva story bavuga ngo Dawidi yagiye kubwiriza abantu ahantu abo ibirema birahaguruka. Ibyo bintu koko byarabaye? Barakizwa? Yego byarabaye. Igihe kimwe nagiye kubwiriza muri Methodist Kigali, bari bazanye umukobwa ubu ni Kamembe ahantu bita hariya mu murenge wa Gihundwe. Bari bamuzanye yaje gufata transfer, bamujyanye bamwohereje hanze CHK, bamuzana ku masengesho ahantu nandi kubwiriza. Ijwi rirambwira ngo rero umusengera agakira. Pastor yamwe ati rero reka dusenge dusoze umuntu ataza kugwa ngaha twitaye. Yambwira ati Imana namwe ngo ngire umusengera agakira. Yambwira ati ngaho gerageza turebe. Ndibwira ko abantu bose barabizi, naramusengeye uwo mukobwa yari yaracitse umugongo waravungutse, bari bamwohereje hanze, arakira bamuzima agenda n'amaguru. Uwo mwanya yahise aba muzima, hamagara iwabo ati nakize. Ndibwira ko mu murenge wa Gihundwe nagiyeyo, ngerayo iwabo, turaganira, bahamagara abantu baraza, n'undi amasengero undi muntu nawe arakira, wagenderaga mu mbago nawe arakira. Rero ndibwira ko hari ibintu byinshi Imana yagiye inkoresha, na n'uyu munsi wa none Imana iracyankoresha. Rero ntekereza ko Imana yo irakora, kandi twebwe ubwacu ntitwabishobora, ariko Imana iradukoresha bikagira gute? Bikaba. Yego, kuvuga ko rero nabikoze byarabaye, sinabikora ariko Imana irabikora. Hari ikintu buri gihe abantu twese duhora twibaza, sinjye nyine wenda hari n'abandi. Yego. Zivuga ngo umukozi w'Imana, ngo abantu b'Imana ngo baba ari abakene, kandi koko ukagenzura ugasanga abenshi usanga ngo ari abakene. Ubundi kubera ko Imana isuzuguza abantu, nabyita gusuzuguza sinzi, ntabwo natekereza Imana, ariko akenshi niko bikunze kuba bimeze. Bigenda gute mwe muba mubyumva gute? Iyo wumva bari kugusebya gutyo bagasebya Imana, ngo se kasenga kari ibyago bigeraho, kasenga kari urwara, kasenga kari bukene. Reka nkubwire ijambo nakunze. Perezida baramubajije wa Repubulika, ejo ndi baramubajije ku buzima bwe arwaye, arababwira ati ariko ngo birasaba ko ntanga amakuru ku buzima bwanjye. Bishatse kuvuga ngo ese hari umuntu utarwara? Nta muntu utarwara, nta n'umuntu utazapfa. Uko waba umeze kose ntabwo uzaguma ku isi, uzarwara ujye no kwa muganga binarangira upfuye kuko uri umuntu.
ukoze mu muntu, uhumeka umwuka w'abantu, icyo uri cyo cyose uri umuntu. Hanyuma rero niyo mpamvu turi buze gukoresha iryo jambo ngo abakozi b'Imana bose ngo ni abakene. Siko ntabwo ari si bimeze, bose, si bose ntabwo ari ariko nyine abakene, ariko usanga sikuza ariko abantu kuvuga babivuga. ngo abantu benshi ngo mu bakozi b'Imana ni abakene. Oya, ntabwo abantu bose ari abakene. Buriya akenshi perezida wa repubulika akunda gukoresha ijambo rivuga ngo abantu ubukene bwabo buba mu mutwe, kuko ndibwira ko buriya 90%, none se ubu tuvuge ko ndi umukire cyangwa ndi umukene? Mbwira, ndi umukene ndi Ni umukire? ukuvuga ngo hasi y'umukene Ehe. hari undi, no hejuru Eh. y'umukene aho hari undi. Ehe. Ni gutyo tugenda turuta mu nzego, Yego. ariko nyine uburyo bumva ko babivugamo, Eh. ahubwo usanga niba ndi umukwe duturanye wenda like nk'abapagani, Eh. wowe ukaba uri Umurokore. yego. Yego. hanyuma Eh. wenda ntabwo byagose uko bitabageraho, Yego. ahubwo nawe iyo bibagezeho Eh. we barakunyaga cyane ngo ko ari umukozi w'Imana se, Mhm. kuki ari we umwana we upfuye yamusengera agakira agasengera abandi, Yego. ati kuki ari umukene se, kuki asengera abandi bakabona amafaranga we ntajya gutya. Urakoze. Yego. Aho hantu rero buriya ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya, hari igihe cyo kurunda amabuye, hari igihe cyo kuyatera, hari igihe cyo gutabura umwenda, hari n'igihe cyo kudoda. Ibintu byose rero bigira igihe cyabyo. Uyu munsi wa none ushobora kuba runaka ari umukire, njye ndi umukene, ariko kubera ko njye mfite amakuru nsenga Imana, Imana ikavugana nanjye, hanyuma y'uko ejo wari umukire nanjye ejo nshobora kuba ndi umukire, we ari umukene. Ibintu byose aho byiriwe ntabwo biharara. Reka nkoreshe iri jambo, nugira amahirwe isi ikakonsa, uzonke vuba kuko ntabwo igicutsa. Mu buzima bwawe ntabwo icutsa. Niyo ugira amahirwe uko ikakonsa, uzonke vuba kuko iyo isi ntabwo igicutsa. Waryumvise iryo jambo? Yes. Iyo isi nikonsa, uzonke vuba kuko isi yo ntabwo igicutsa. Gute? Urugero rumwe, uyu munsi wa none wowe ushobora kuba uri umukire ufite ubushobozi, njyewe nta kintu ufite, ariko ejo ugasanga bya bintu wari ufite ntabyo ugifite, ahubwo njyewe wavugaga ko ndi nyakwipfira, Imana yandetse ugasanga bya bintu ninjye ubifite, ufite za modoka, ufite ibintu byose bikenewe. Isi rero ntabwo igicutsa. Kandi icya kabiri buriya uzatekereza mu buzima, nugira amahirwe ukaba ugifite umwuka ugihumeka, yego, ukaryama ukabyuka, ujye uvuga ngo Mana urakoze, n'ibyo wavuze bizasohora. Kuko iyo ugifite umwuka, ubukire bwa mbere buri muntu afite ni umwuka. Iyo warangiye infini ibyo biba byarangiye, ariko ugifite umwuka uba ugifite amahirwe yo kuzakira, ubuzima bukagenda neza. None se nk'urugero rumwe, ngo example, abantu benshi ntitubafite bari abakene, batari bafite ubushobozi, babaga mu bihuru barara mu makanevu Nyabugogo, ariko Imana irabazamura ku mateleviziyo, bariho baravuga ubutumwa bwiza. Ibintu byose rero birashoboka, ujye umeka umwuka bazima, uba ugifite amahirwe ko Imana yakugirira neza. Wow. Muranyuma Dawidi rero yaduhaye umwanya we. Dawidi, yes, burya umwanya w'umuntu urahenze, ukuri wakoze kuduha umwanya wawe. Ikindi kuri Chapter Entertainment wenda nabo nimero zawe wazibahaye, ndaza no kuzipininga bajye bakuvugisha, ndetse no wakwifuza kugira inkunga Dawidi amuha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kumuha akazi wenda no kumuha n'amafaranga mu bushobozi bwe afite, washyira kuri nimero ye turi buyipininga. Uzajya umuhamagara kuri turapininga Tigo na MTN byose. Hanyuma Dawidi, nanjye mu bushobozi buke afite ntabwo nabura icupa ry'amazi nanjye ndi buguhe. Ibyo kandi wakoze cyane. Hanyuma Chaba, turimo dusoza cyangwa turimo dusubika, kuko ndibwira ndumva ku ruhande rwanjye twazakorana ibiganiro byinshi, numva ashaka ko dukorana ibiganiro byinshi. Hari ibyo maze igihe nkora ku ma YouTube, nge n'ibyivuga butumwa nagiye nkoraho, ndabifite ku ma YouTube, kandi nagiye mbona abantu benshi bambwira ati abari hanze, abari mu Rwanda. Ariko ndagira ngo sabe abantu bakurikiye iyi channel, ibi bintu turimo tuvuga ntago ari ibintu biri aho ngaho byo kugira ngo abantu baseke cyangwa dutebye, ahubwo ni ibintu bifite imbaraga. Dukeneye ko abantu bagira aho bimuka bakajya n'aho bajya, bakagira icyiciro cya mbere bavaho bakajya n'ikindi cyiciro bajyaho. Ntekereza ko uyu munsi wa none nimba twebwe turi urubyiruko, turi abakozi b'Imana, turimo dukorera Imana, dushaka ko Imana itugirira neza, reka tugire ahantu tuva, tugire n'aho tugera. Kandi ndagira ngo mbwira ngo abantu bazareba iki kiganiro, ibintu byose wowe byigireho, aho kugira ngo ubishyire hasi uvuge ngo oya ntacyo bimaze. Gira ikintu wigiraho mu bintu byose tuvuze, gira kimwe wigiraho, kandi nukigiraho kizakugirira umumaro. Hari umwe wavuze ngo hari ikintu gito gihindura ubuzima, ikintu gito cyaguhindura ubuzima. Rero Chaba, wakoze kubana natwe. Ntekereza ngo mu buzima bwa buri munsi dukeneye ko abantu bagira ibintu biga, ariko bakanamenya, tukagira tuva tukagira naho tujya. Rero Chaba, ndagira ngo abantu bakurikira iyi channel, nari mvuze ngo I love you, turabakunda, namwe mudukunde, mudufashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Harimo abanyamasengesho, harimo abasenga, harimo abazabikurikira, ariko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hanyuma nyuma y'ubuzima
hari ubundi buzima. Yego. I love you, I love you, I love you. Yego, hanyuma nanjye kugira nemeye reka mbanze mbwire nimero hanyuma Yego, tubirangize yego, tunadusengera ikiganiro kizajya hino kure yego. kugira ngo ivugabutumwa ry'Imana rikomeze ndetse Yego. tuzakora n'ibindi biganiro Yes, yes. 078 Mhm. 24 Yego. 98 Mhm. 46 0. Okay. Yego. Yego. Kandi numva abantu baduteze amatwi iki kiganiro kirabaryohera, iki kiganiro kizagira umumaro cyane, kandi muzagende mutubwira ngo ni byiza turabikunze, twongere dukore n'ibindi, azajya aza ndebe dukora ibiganiro nta kibazo, turabakunda. Amazina ni Ernest. Yego. Okay. Tuzakora n'ibindi biganiro, mwebwe gusa mutube hafi mushayaringe, ubihereze mugenzi wawe, tuzakora n'ibindi kandi bizagenda neza cyane. Yego. Hanyuma dusengera tugasoza Kadusenga. n'agafanta nakagejejeho nta kibazo. Sawa. Mana turagushimiye, dushimye neza n'urukundo n'imbabazi zawe. Muri amasaha turi gukora iki kiganiro, iki kiganiro dukoze turagusabye ngo mwami abantu bose bazacyumva kizagira hano kibakura kigire naho kibageza. Buri muntu wese dukeneye ko hari ibintu bihinduka mu buzima bwa buri munsi, akagira hava akagira nagera. Kandi iki kiganiro turagusabye ngo kizagira ahantu hatandukanye, haba mu bantu boroshye cyangwa abakomeye, kizabagirira umumaro. Urakoze mwami kuko uzabana nacyo, ukagifasha abantu bakakireba ari benshi, kandi buri muntu wese akagira ibyo yungukamo, hanyuma akagenda avuga ngo mwarakoze. Turagushimira kuko uzabana n'iki kiganiro, natwe ukabana natwe, Cabana ukabana nawe ukamushoboza, imbaraga zawe zigakomeza kubana nawe. Ngo mugire neza, ukomeze kumwitaho, nanjye ukomeze kunyitaho, kandi hanyuma y'ubu buzima nzi ko hari ubundi buzima, kandi uzatugirira neza. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Urakoze kuko ubikoze, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje Golgotha. Amen. Sawa sawa, murakoze cyane.